ngo ikaze mu gafilime kacu k'urukundo k'uyu munsi. Dutangiye nyine umukobwa wigiraga gutya akora muri black cyangwa se mu gasuti yari yambaye hano, akuramo agacupa karimo ibintu by'umweru, hanyuma atangira kuvanga mu kirahuri cy'amazi cyari ahangaha. Hanyuma kundi ruhande rundi mukobwa amubwira ati Cindy, ati namujugunye shiri wanjye rwose, ati ndumva mbabaye cyane rwose. Hanyuma umukobwa uranga bise Cindy ati humura shiri, ati rwose ndabizi humura. Hanyuma umukobwa uranga bise Cindy akomeza kuvangira mugenzi we uri ahangaha nyine. Hanyuma umukobwa tutaramenya ngo yiswe ndi aza ari kurira inyuma rwose, ubona ko ababaye nyine. Hanyuma umukobwa ati wakoze cyane rwose kuza Cindy, ati rwose wakoze. Hanyuma umukobwa uranga bise Cindy afata kagacupa karimo ibintu by'umweru tutazi ngo ni ibiki, agahisha mu ikote rye. Hanyuma umukobwa uranga bise Cindy ati rwose uri inshuti yanjye magara, ati humura nta kintu wambona, ati igihe cyose wanshakira wambona rwose. Bisa nkaho uyu mukobwa bise Cindy yari yaje gusura mugenzi we, ngo mugenzi we yatandukanye na shiri we nyine, cyangwa se yajugunye shiri we yamutaye nyine. Hanyuma umukobwa aha mugenzi we ngo bya bintu yashyize mu kirahuri, umukobwa ugiye kunywa wahise akomanga. Bisa nkaho uyu mukobwa yari yarungiye mugenzi we, cyangwa se yamushyiramo ibintu nyine tutaramenya ngo ni ibirozi nyabaki cyangwa se ni bimaze iki. Hanyuma ako kamwanya umukobwa yise ajya kureba ukomanze ku rugi, kugura ngo asigara ababaye nyine, ubona ko nyine bimurakaje cyangwa se bimubabaje. Ako kamwanya hari undi musore wahise aza tutaramenya ngo ninde. Umukobwa ati urakora iki hano? Ati njye nawe twatandukanye. Umusore ati nje gutwara ibintu byanjye. Bisa nkaho uyu musore uranga ari we nyine wari boyfriend cyangwa se ukunanaga n'uyu mukobwa nyine ngo batandukanye. Umukobwa ati okay, tega umuhanga noneho ndaje njye kubikuzanira. Hanyuma umukobwa yajya kuzanira ibintu by'umusore, gusa umusore yanga kuguma hanze nyine nk'uko umukobwa ari bimubwiye, ahubwo azamukurikiye gahoro gahoro. Hanyuma kukamwe niwo mukobwa wundi nawe byasaga nkaho yaragiye koroga mugenzi we, ahita aza kureba umusore urahanga nyine. Hanyuma bararebana bisa nkaho nabo baziranye nyine. Hanyuma umukobwa uranga atangira kwiruhutsa, ati uje wihuse rwose, ati nyereka. Kukamwe umusore agira gutya ahita akora mu ikota akuramo impeta. Ntabwo tuzi ngo umusore uranga warimo arapanga ibiki. Umukobwa batangira kwiruhutsa ati man we. Umusore ati ndakeka rwose ribuze gukwira mu rutoki rwiwe. Ntabwo tuzi ngo ninde bari kuvuga. Umukobwa ati urabizi neza ko waguze size ya nyayo se? Ati ko mbona bitari guhura neza. Ati ngiye ndabona wagira ngo ni gatoye. Umusore ati ntacyo, niba abana koza amakosa kugira ngo nze gukomeza mbaha amafaranga, humura rwose ndayabaha yose, ariko bamuri impeta ya nyayo. Hanyuma umusore agira gutya ati reka nkwereka, ati zana urutoki rwawe mupimireho ndebe. Ati ndabizi ko mufite intoki zingana. Ntabwo tuzi ngo ninde bari kuvuga, gusa bisa nkaho hari umuntu aba bombi bashaka gutungura nyine. Umukobwa ati subona se? Ati rwose iramwiriye. Hanyuma umusore agira gutya agiye gukuramo imiti, umukobwa urangaha imiti yanga kuvamo. Ahombi barikanga ati naburetse gatoya. Ati ski, ati yanze kumvamo. Imita bari bambitse uyu mukobwa ngo bimupimireho nyine ngo barebe ko iraza gukwira undi mukobwa tutaramenya ngo ninde. Umukobwa yanze kumuvamo. Kumbe ku wundi ruhande wa mukobwa wundi nawe watandukanye n'uri umusore cyangwa se n'uri wahoze ari boyfriend we nyine, yarimo apakira utuntu twose twa boyfriend we. Sanga umukobwa rwose yakundaga umuhungu rwose n'umutima we wose nyine. Umukobwa yagize gutya atangira gupakinga ibintu byose nyine by'umusore kugira ngo abimushyire nyine umusore ava ngaho nyine batandukanye burundu. Nta kindi cyabaye nyine, umukobwa yafashe ivarisi nyine irimo utuntu tw'umusore twose. Kumba baranga nabo bakomeje gukuramo impeta yanze kuvamo, bakomeza kurwana n'impeta, nyamara impeta yo yari yanze kuva mu mukobwa nyine. Hanyuma mu gihe bakiri kurwana n'impeta, umukobwa nawe yese aturukaho nyine asanga barimo baragwana nyine no gukuramo impeta. Umukobwa ati nibiki bijya mbere hano ariko? Ati muri mu biki? Umukobwa ati ati buretse gatoya. Hanyuma umusore ahita arikurana n'umukobwa bigira nkaho nyine nta cyabaye. Umusore ati ndagusobanurira buri kimwe shiri, ati ndagusobanurira buri kimwe. Umukobwa ati tuza rwose, ati tuzihangane rwose, ati tuza humeka, tuza shyira umutima hamwe rwose. Umukobwa ati ariko urabizi ko umutima wanjye wababaye, maze icyumweru cyose ndimo ndababara, ndimo ndaca mu buribwe. Ati ndimo ndaribwa mu icyumweru cyose. Umukobwa ati nanjye ariko birambabaza mukoti, nanjye rwose birambabaza pe. Umukobwa uranga bisa nkaho yaraketse ko uyu mugenzi we arimo aramuca inyuma nyine. Umukobwa ati ni ukubera wowe shiri, ati ni ukubera wowe.
ati none ubu ngubu uri kumwe n'inshuti yanjye. Ati umusore ati oya rwose. Ati umukobwa ati ni umusore ati reka ndagusobanura. Ati uko ubibona rwose ntabwo ariko bimeze rwose. Umukobwa ati ntabwo ariko bimeze rwose. Umukobwa ati koko. Ati fata ibintu byawe byose uzibe. Ati sinshaka no kongera kukubona hano, sinshaka no kugira irindi jambo nzongera kumva ari guturukamo. Umusore ati Juri rwose waretse gusobanurira koko. Umukobwa ati ndavuze ni va hangaha aka kanya tumuka vanga rwose. Hanyuma nyine umukobwa agize gutya yirukana umusore cyangwa se yirukana boyfriend we nyine amukura aho ngaho nyine. Gusa umukobwa uranga nyine yashatse ko uyu musore cyangwa se boyfriend we amusobanurira nyine amubwira uko byagenze. Gusa twe twabibonye nyine ko umusore ntabwo arimo propose cyangwa se ntabwo arimo ateretana n'uriya mukobwa, ahubwo irimo mupimiramo impeta. Ntabwo tuzi ngo yateganyaga kuyambika nde. Gusa byasaga nkaho nyine ari umuntu bari gupimiraho kugira ngo baze kureba ko izamukwira nyine. Hanyuma tugaruka kuri ruhande nyine umukobwa hari ibyo yashyiraga mu kirahure kiranga nyine. Hanyuma umukobwa ati ariko uzi byambayeho muri kino cyumweru cyose. Umukobwa ati Juri rwose nawe nyumva rwose ntega amatwi nta kintu kiri kujya mbere n'uriya musore. Umukobwa ati koko nta kintu kiri kujya mbere hagati yawe n'uriya musore. Ati ntacyo rwose. Juri ati ntacyo rwose. Umukobwa ati nari nzi ko rwose ngwamagaye nguze kumfata neza utumemera neza nibagirwa ibyabaye byose. Umukobwa ati ariko nanjye nibyo nashakaga. Ati washakaga iki? Ati wari ubizi ko Stefano ari we rukundo rwanjye rwonyine, niwe muntu wenyine nakunze. Umukobwa ati cyane rwose nari mbizi pe. Ati urabizi kandi ko nateganyaga kuzabana nawe akaramata mu minsi izaza. Nateganyaga iby'ubukwe bwacu, nateganyaga iby'abana, urugo rwacu byose. Umukobwa ati byose nari mbizi rwose. Ati niyo mpamvu. Ati impamvu nyabaki. Ati kuba tarampropose ntabwo ubona ko ari wowe. Ati yaranditse asanga inshuti yanjye magara. Umukobwa ati hoya rwose. Ako kamwe umukobwa yagize gutya afata bya bintu irimo ashyira mu gikumba barabimwe bayikubise hasi. Bisa nkaho nawe yari yiroze nyine. Hanyuma umukobwa yongeye gukanguka nyine hari abamuriho. Hanyuma umukobwa bisa nkaho yari akiri mu bizunga nyine atamenye ngo ni biki, kumbi kuko mwanya umuntu wari muri ruhande cyangwa se rumwitaho ni wa musore nyine twabonye ngo bahoze bakundana nyine gusa baje gutandukana. Hanyuma umukobwa nyine yaje kuzanzamuka nyine bisa nkaho yari akangutse nyine nyuma yo kwiyahura cyangwa se nyuma y'ibyo yanyweye. Hanyuma kuko mwanya umukobwa akangutse abona babacuti bagenzi be babacuti biwe nyine niba muri iruhande. Umukobwa barakangutse vuba vuba nyine abyuka vuba. Bisa nkaho wa musore nyine atigeze amusiga cyangwa atigeze avungaho nyine. Umukobwa ati uyu munsi nabifatiye. Ati mwembe uyu munsi nabifatiye. Abaranga nyine batangira kurebana. Umukobwa uranga bise sinda ati umeze ute se ahubwo. Undi yitegereje neza abona umukobwa yambaye impeta. Ati bana gupropose se. Umusore ati oya buya. Ati sinakubwiye ngo uyihishe koko sindi sinakubwiye ngo uyihishe. Umukobwa ati kumana yanjye kuko ati uzi ukuntu mpangayitse kubera mwebwe. Ati muzorirwe ni gucamo kubera mwebwe. Umusore ati ariko nanjye ndababaye. Ati nari nzi ko nta kintu bivuze kuba twabana cyangwa tutabana mu gihe ngukunda. Umusore ati ariko nanjye ndagukunda rwose Juri. Ati nagusobanura buri kimwe cyose. Ati ni gute uri kuvangura nkunda ariko imbere y'umugore wawe w'ahazaza. Umukobwa uranga bise Juri we azi ko nyine ngabo bombi baporopozanyije cyangwa se bemeranyije kuzabana nk'umugore n'umugabo. Hanyuma uranga nawe yakomezaga kurema impeta gusanze kumuvamo. Umukobwa uranga bise sinda ati asi umubwiye ukuri kuko umubwiye ukuri ko ukuntu bimeze. Ati ariko muransobanura ibiki? Ati ibyo birahagije. Ati ahubwo ndagiye mvuye ahangaha. Ati ntacyo kunsobanura mufite. Umukobwa yize gutya bari kubise gusa nyine bisa nk'adashaka kumva nyine ibyo abangaba bamubwira. Nyamara twabibonye ko abangaba nyine batari kumuca inyuma. Umukobwa yize gutya agiye gusohoka ku kamwanya hari abari bari ku muryango bisa nkaho bari bategereje nyine kwinjira. Umukobwa ati Brice gatoya ati mama papa ati murimo murakora cyane. Ati muje gukora iki? Umugabo uranga ngo ni se w'umukobwa ati mwana wanjye bagiye kugupropose se. Umukobwa ati ariko murimo muravuga ibiki? Ati propose nyabakize. Kuko mwanya bisa nkaho ababyeyi b'umukobwa bagira gutya babarinje nyine bisa nkaho hari surprise nyine irategwa ariko umukobwa atarasobanukirwa ngo ni biki. Umukobwa ati ariko mwansobanura ibintu biri kujya mbere hano mukambwira ni biki biri kujya mbere ko ntari kumenya ibyo ari byo. Ati ni propose nyabakiti ni bagiye gupropose hano. Umusore ati rero nasabye sindi ko twategura nyine kugupropose ngiye nawe nyine tukagupropose. Ati sibyo sinda. Ati cyane rwose. Hanyuma umukobwa nyine uranga bisa nkaho nyine byakomeje kumucanga nyine.
ati buretse gatuye ati hanyuma si bijyanye n'impeta wamwambitse ati impeta ati akomana witi ati ngiye nashaka kureba nyine ko impeta izagukwira hanyuma nyipimira ku rutoki rw'iwe nyine ko ndabizi ko mufite size zimwe nyine mu nganya intoki ati nyine nashaka kumupimiraho impeta nyine nkareba ko izagukwira. Umukobwa ati none se kuki mutabimbwiye nyine kuki mutagereje kubimbwira? Umusore ati twaragerageje ati hacyo tutakuze sawo ati twaragerageje rwose incuro zirenga 100 ati ariko ntiwigeze uceceka nyine uhora guhugu ducecekisha ngo duceceke. Ati twashaka kubikora nyine nkuko muri ya nkuru ya ukunda bimeze. Bisa nkaho umukobwa nyine yimaga bombi nyine umwanya wo kumusobanurira ahubwo nyine ari surprise nyine bashaka kumutegurira cyangwa se bamuteguriraga nyine. Gusa umukobwa nyine we yashaka kumva ibyo bavuga nyine ahubwo yahoraga bacecekisha nyine. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye nyine bisa nkaho umukobwa yiyemeye ko bamusobanurira nyine. Hanyuma umukobwa ati rwose mwarakoze cyane rwose kuba mutaragerageje kundoga kugira ngo nsinzire. Gusa uyu mukobwa ntahagaze ko nyine umugenzi we yashatse yamushyirimo ibintu byo kunywa, yamushyirimo uburozi mu byo kunywa nyine ngasinzire bikanga nyine. Bisa nkaho ka gacupa karimo nabwo burozi umukobwa yari kigafite ahita agira gutya agahisha. Umukobwa ati cyane rwose ati ntabwo twari kubitinyuka ati reka ati ntabwo twari kubitinyuka. Gusa twe twari bibonye nyine gafilime kacu kagitangira ko uyu mukobwa agerageje kuruga uyu mukobwa rwose amushyiramo ibintu mu byo kunywa birangira umukobwa atabinyoye nyine. Hanyuma umukobwa igize gutya bari kwise nyine avaho ngaho nyine ajya no guhisha ibyo bintu nyine ngo batayibona. Hanyuma gukamwe nyine urumva nta kindi cyabaye. Umusore yitegereje gutya reba ababyeyi nyine b'umukobwa bari barahanga nyine bose bateranye bari baje muri propose y'umukobwa. Umusore gira gutya ahita tera ivi hasi. Umusore ati Julia Maya ati wambera umugore. Hanyuma umusore afungura ka box k'imita gusa imita yo nta irimo nyine. Umukobwa araseka tuzi ko impeta nyine yari wa mukobwa wundi uyifite cyangwa se yambaye mu rutoki. Harimo gukamwanya haruwari masakuza ku ruhande rwo hirya. Papa barikanga muguhindukira kumbe umukobwa arakiri kurwana n'impeta mw'ibisisindi angaginga yikuremo. Umukobwa arimo aravuga ati raje. Hanyuma umukobwa akomeza kurwana n'impeta nyine ngayikuremo nyine uyu musore propose. Hanyuma kukamwe nyine nta kindi cyabaye umukobwa mu gukomeza kurwana n'imitimita agize gutya bivuye mu rutoki. Umukobwa urangabise rwose Julia rwose bisa nkaho ibintu byose yarabizambije nyine yanze gutega amatwi umusore nyine ngo amusobanurire uko bimeze nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye umusore nyine yagize gutya afata impeta nyine. Urumva nawe nyine nta kindi cyakurikiyeho. Umusore yaramubwiye ati Cindy nako Julia ati wambira umugore. Hanyuma umukobwa uranga bise Julia nawe ati cyane rwose ndabyemeye ati nza kubera umugore. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umusore yagize gutya amushyiramo impeta. Hanyuma nyine urukundo rwabo nyine ruraza gutsinda nyine biza kurangira umukobwa yemeye gusobanurirwa cyangwa se yemeye ko bamusobanurira uko byagenze byose. Gusa nyine we yasaga nk'ibintu byose yarabizambije nyine yanga ko umusore amusobanurira. Ari naho agafilime kacu karangira ngo uzakomeza kubana kuko subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.